ndashima umusaraba, ndashima yamvanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru atari urw'itorero. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamvanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni itangiriro y'umunezero wanjye, ntandi n'umutwaro wamvuye ku mugongo. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamvanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamvanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana ihimbaze cyane mu izina rya Yesu Nazareti. Dutangiye ku muririmbyi mwiza ngo ndashima Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yamva. Turashimira Yesu wapfuye akazuka, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data Usumba byose. Muririmbyi yagize iyerekwa rikomeye, ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, kuko abantu benshi bajyaga ku musaraba. Cyari igihano mu gihe cy'Abaroma batangaga bakabashyira ku musaraba. Cyari igihano cy'igisebo, ngo abantu bose bakubone baguhiteho yuko wabambwe, wahaniwe ibyaha byawe. Cyari icyaha gikomeye Abaroma, mu gihe cy'Abaroma cyangwa ubwami bw'Abaroma babambaga. Rero Yesu wagiye ku musaraba ngo akajya hagati y'ibisambo, kugira ngo njye nawe ubugingo bwanjye akambara isoni z'ibyaha byacu, ibyanjye n'ibyawe, kugira ngo mu gihe nk'iki tujye tuvuga gukora kw'Imana cyangwa gukiranuka kw'Imana, kugira ngo mu gihe nk'iki tujye tuvuga ineza ya Kristo y'agakiza, kuko niwe wazanye amahoro mu isi, kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe mu maraso ye. Imana ihimbazwe cyane. Rero ndashima umusaraba, umusaraba ni Kristo Yesu. Ndashima yamva Yesu yagiyemo, kuko abantu benshi barashyingurwaga, ariko nta n'umwe washyinguwe apfiriye abantu cyangwa kugira ngo azukane ubutsinzi bw'itorero ry'Imana, kereka Yesu wenyine. Abantu mwe muzi ko Yesu yabambwe, ukuntu yabambwe nta n'ikintu yambaye namba. Ukuzi ko wambara ubusa ugiye muri dushe, niko yabambwe ku musaraba, nta kintu yambaye namba. Ni impamvu rero iyo umuntu yambaye ubusa, Satani yambika abantu ubusa, kuko Satani atambaye. Kandi mu buririmbyi yavuze ngo twemeye za soni z'umusaraba. Bavugaga Yesu wagiye ku musaraba yambaye ubusa buri. Abantu bakinye filimi ya Yesu bagize icyo bita kugira ikibindo, kubinda, ariko Yesu we yabambwe ntacyo yambaye. Ni impamvu wowe wambara ubusa rero mwene data huri ubukoze isoni Yesu, urimo kumukutuma ajya ku musaraba, nkuko wamwambye yambaye ubusa. Mwamwe gutesha agaciro izina rya Yesu no gutesha agaciro kubambwa kwa Yesu. Ku cyambere kiri ngombwa abantu bambara ubusa, benshi baba barimo gusingiza za soni Yesu yabambwe ku musaraba bazitesha agaciro. Rero wowe wibwiraga ko kwambara ubusa ukumva uranezerewe, kugira ngo n'Imana yanezerewe, irababara cyane, kuko urimo kureba gukoza isoni umwana w'Imana babambye yambaye ubusa, kandi yarimo kubambirwa njyewe nawe. Yo kagende wambaye utumini, wambaye ibintu mbese bidasobanutse, ngo n'uburenganzira bwawe kandi warizeye Yesu. Urimo gukoza izina rya Yesu isoni, kandi urimo kugira ngo ubugingo bwawe ujye mu kaga katoroshe. Dushima Imana rero cyitoro cy'umugisha ku bitewe n'igihugu urimo. Iyi Imana yaturinze kabarinda ihimbazwe mu izina rya Yesu. Nakaye gaciyemo kugira ngo twongeye twibukiranye ibangwa rya Yesu, nubwo tuzadukomeza turiganiraho, kuko abantu ntibazi icyo Yesu yakoze ku musaraba. Abantu benshi bitiranya iby'Imana yatanze Yesu, iby'umwana w'Imana yanyuzemo,
babivuga mu buryo butandukanye ariko yanyuze mu kaga gatoroshye kugira ngo ubugingo bwanjye nawe bube buzima. Ndabashimiye mwese mwakanze sabone mukora share. Imana ibahe umugisha aho muherereye. Dushuhuje abari muri Canada, turashuje Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Inshuti zacu mwese aho muherereye mukunda ijambo ry'Imana, mugende mukurikirana kuri channel Gitabwa n'Imana TV. Imana ibahe umugisha. Bari muri Amerika turabashuhuje, mu Bubiligi Yesu abahe umugisha bagire neza. Bari muri Kenya turabashuhuje, Uganda, i Burundi turabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Abari muri Kenya, Oman turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana isumba byose ibahe umugisha mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'Iburayi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka rero dushime Imana dusenga, ubundi tugaruke tugane ku ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana uyu munsi ijuru ryadutekerejeho kugira ngo nge nawe twongere dukanguke ubugingo bwacu bw'ubuzima mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye mu irengero z'ubugingo, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi ukaturinda turi babi Yesu. Wongere weze ubugingo bwa benshi Nyagasani, amaraso yawe atuboneze kandi aboneze abantu bose bazakurikirana ijambo mu isi mu izina rya Yesu. Utatu bw'Imana Data twese mu ijuru buzagote buri umuntu wese kandi azabona ubwiza bwa budasanzwe mu ijambo ryawe. Imana ihimbazwe ngo bana natwe mu ijambo rya Nyagasani, nta kintu na kimwe kitaramwe n'ijambo ryawe. Iri jambo ryawe rize guhembura benshi, rikangure benshi, kandi Uwiteka we ubugingo bwa benshi bwongere bona Imana bundi bushaka ku ijambo ryawe. Turagushimiye Nyagasani kuri kumwe natwe, tusabye mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amen. Abashima umusaraba Imana ihimbazwe cyane. Biravuga ngo kubapinga umusaraba no kurimbuka, ariko kuba wemera n'ubugingo buhoraho. Reka dusome ijambo ry'Imana bene data muherereye, kandi tubwira abantu bari mu bibazo bitandukanye, tubabwira ati pole mwihangane, abari mu kaga n'amakuba muri Imana irahari kandi ntabwo yibagiwe. Nuko Yesu igihe cyose iyo abantu bazi ko Imana idatabara, bari mu kaga bazi ko Imana idakora, ariko Yesu arakora kandi Yesu arabibona kandi arabizi. Muri ibyo yavuze ngo naho yagiye nubwo bimeze gutyo, ngo naho yagira cyahari, nubwo bimeze gutyo mwene data muri ubwo burwayi ufite, nubwo bimeze gutyo ibibazo ufite mu bitandukanye, kaga ufite, ariko Yesu arabizi kandi aje kugutungura kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro bundi bushya. Reka dusome igitabo cya Yesaya umuhanuzi mukuru, igitabo cya Yesaya umuhanuzi mukuru, ibice 51 guhera ku murongo wa 9, twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana ihimbazwe cyane. Uyu munsi ntibisanzwe, uyu munsi ntabwo bisanzwe ku ijambo ry'Imana. Yesu aradutegurira ibyiza bihembura ubugingo bwacu kandi bidukomeza mu rugendo rw'agakiza. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga, rifite intego rivuga ngo kanguka kanguka, ambara imbaraga z'agakiza kuko Yesu araje. Kuko abantu isi barasinziriye, Satani asinzirije benshi, kuko uwasinziriye ntamenya ibyabaye, ariko wakangutse amenya ibyabaye. Rero Satani yasinzirije abantu, ntago bazi isi igeze, ntago bazi ko Yesu agiye kuza, kandi cyambere kiri ngombwa iyo abantu basinziriye ntibamenye iyo bava niyo bajya. Reka dusome ijambo ry'Imana 9 bice Yesaya 5:1 ibice 9. Haravuze ngo kanguka kanguka, wambare imbaraga wakoko kuwiteka we. Wakoko kuwiteka we. Wambare imbaraga ukoko kuwiteka. Kanguka 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 ku munsi nkake, kanguka kanguka ku munsi ya kera, kuko ingoma z'ibihe byishize, kuko ingoma z'ibihe byasije, si wowe watemaguye Ahabu ugasogota cya kiyoka, si wowe wakamije inyanja y'amazi maremare y'umuhenge ukayaremamo inzira y'umuhengeri ku butaka mu nyanja. Warabacunguye. Imana ihimbazwe cyane. Warabacunguye banyuramo. Imana ihimbazwe. Niko abo Uwiteka yabacunguye. Haleluya. Reka dusome ikindi gitabo cya Samweli cya mbere. Igitabo cya Samweli cya mbere. Samweli agira ibitabo bibiri. Reka dusome igitabo cya mbere ibice 2 murongo wa 12. Igitabo cya Samweli cya mbere ibice 2 murongo wa 12. Haravuze ngo ibyaha byaba bene Eli n'abatambye, kandi bene Eli bari ibigoryi. Yampaye nka Yesu. Imana idufashe. Ndarisubiramo. Kandi bene Eli bari ibigoryi
ntibari bazi Uwiteka. Tekereza aho abatambyi n'abana b'abatambyi batazi Uwiteka. Ariko akomera karabwira kabisa. Ntibari bazi Uwiteka, kandi bo abo batambye uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu byari mu buntu. Umuntu wese yatambaga ibitambo, umugaragu umutambye araza abitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama kigobe 3, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu isafuriya cyangwa mu nkono. Nta safuriya nta nkono, byose ni kimwe. Imana ihimbazwe cyane. Cyangwa mu nkono, avuga cyangwa mu nkono, ikintu cyose cya cyuma cyajaburaga icyo mutambyi yendaga ko ari bagenzaga Abisirayeli bose. Imana itugire neza. 17 haravuze ngo nuko rero icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko bateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Muvuge ngo amen. Imana dufashe turengere mu izina rya Yesu. Haleluya. Dutangire mu ijambo ryo muri Yesaya. Yavuze neza, turi ku ijambo rivuga ngo kanguka kanguka, ambara imbaraga z'agakiza, kuko Yesu araje. Kuko abantu muri minsi bambaye gusinzira n'ibyaha, kandi bibagirwa kwambara imbaraga z'agakiza. Imana idufashe mwene data kandi tugire neza. Nuko titire amagambo iravuze mu gitabo cya Yesaya, aravuze ngo kuko Abisirayeli bazakizwa ibihano by'ibyaha. Nuko wageze ku murongo wa 9 aravuze ngo kanguka kanguka, wambara imbaraga, kuko kuwiteka. Kanguka kanguka ku minsi ya kera. Mwene data, Imana igufasha hure. Bibiri ivuze neza rero, Abisirayeli bageze mu rwego bakora ibyaha bakumva ni ibisanzwe. Kabanga Imana iratuzi rwose, nta kizadutwara. Nkuko muri kino gihe abantu bavuga ati po Imana yaremye ibyiza byose n'ibibi byose n'ibyacu, tubikora ibyo dushaka. Bakijya go Satani aricyo cyamuzanye. Satani cyamuzanye ni ugusinziriza abantu no kuyabya abantu no kubagusha no kubarimbura. Ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura, ibintu bitatu. Satani nagira butatu bwe bw'imbaraga akoresha kugira ngo arimbure benshi. Imana isanga Abisirayeli bavuga ngo kanguka mukanguke, mwambara imbaraga, kuko kuwiteka kanguka nk'iminsi ya kera. Abisirayeli bagiraga igihe cyo kongera bakwiza n'Imana, bagakora ibyo Imana ishaka, ariko bakagira igihe Satani bakoresha bagasinzira, bakamera nk'andi mahanga, bagasinzira. Iravuga ngo si ngewe Uwiteka wasogosa Ahabu, kasogota cya kiyoka, uwo ni Satani. Cya kiyoka ni Satani, kakamija inyanja, kabacungura. Muzi ko Yesu igihe Imana yambutsa Abisirayeli muri Egiputa, inyanja itukura, yambutse inyanja itukura, Farawo bakurikiranye, ibacisha mu nzira yumutse imeze neza, irabarwanirira. Nawe wibuke aho Imana yakurengeye, ariko usinzijwe n'ibyaha, waribagiwe. Iyo umuntu agiye gusinzira, ikimenyekana ko umuntu agiye gusinzira mu byaha, abanza kwibagirwa aho Imana amuvanye. Umuntu umwe yavuze ngo umurenge usiga inzara, ariko umurenge uzasiga akaga gatoroshye ko kurimbuka. Rero Imana yatuye ngo kanguka. Abantu basinjijwe n'ibyaha, amatiku, ubwangano n'ibindi byaha byinshi cyane, kuko birimo kugenda bikura. Muzariwe amasaka y'umumvura ukuntu akura, abyara yandi, n'ibyaha birimo kugenda bikura. Ubugome burimo kugwira cyane, ubugambanyi burimo kugwira cyane, Letobefa Kagame arimo kugwira cyane. Ariko Yesu avuze ngo kanguka kanguka. Imana yatwibutsa ngo tsinge wasogose cya kiyoka, ngo mu ngoma,
z'ibihe za kera, sole eta, ugira ibihe nk'izo ku ngoma bya kera, wongere hari ibihe Imana ikwibutsa wagiranaga nayo utagifite, niko ijambo hano ryavuze, ugira ibihe nk'iby'aba kera, nk'izo ku ngoma za kera. Hari ibihe tugirana n'Imana, iyo Satani abitakaje muri twebwe turasinzira. Ibihe byo gukiranuka iyo byabuze, ibihe byo kwera imbuto, ibihe byo gusenga, ibihe byo gufasha, ibihe by'urukundo, ibihe byose iyo byashe mu bantu turasinzira. Kandi abantu basinjijwe na byinshi n'ibyo birimo. Rero iyo twatakaje ibihe by'Imana, Satani badusinzirije. Iyo twatakaje ubusabane n'Imana, Satani badusinzirije. Kuko umuntu ujya gukanguka nuko abasinziriye. Siko bimeze se? Abise ngo barasinziriye, Imana ijya ibatuma umugaragu wa Yesaya ati nimukanguke, mugire ibihe nk'ibya kera. Ibibutsa imirimo n'ibitangaza bakoreye. Sinjye barwaniriye nk'abambutse inyanja itukura. None natwe Abanyarwanda, Abanyafurika, Abanyaburayi iratwibutsa. Siwe Imana yakurwaniriye. Taraboshi enetaye mandoze kwita. Imana himbazwe cyane. Haleluya. Rero mwene data huri, Titere yavuze ngo Abisirayeli bazakizwa ibihano by'ibyaha. Abantu bazi ko buri cyaha kidafite igihano. Wenda turaza kuvugaho gato ibihano by'ibyaha. Nuko twabwiye ko tuzavuga ibihano Satani akoresha abantu ikuzimu, iyo abantu bapfuye bakajyayo baranze gukizwa bakiri ku isi. Reka mbabwire, abantu Satani yarimbuye ubu bari ikuzimu, babivuga ngo niwe waduha umunota umwe wo kugaruka bagakora ibyo Imana bashaka. Umunota umwe wakora ibyo Imana gushaka ko byose koko, amasegonda niwe waba yaka, ariko byararangiye. Ndenge nawe nihumeka, nawe ugihumeka, turacyafite amahirwe menshi yuko twakora ibyo Imana ishaka, tugakanguka, tugakora ibyo Yesu ashaka, tugakizwa neza. Kuko uyu muntu asinjirwe n'ibyaha arayoba. Bene data reka mbabaze, yenda fata akagero gatoya, usinzire guhera mu cyumba ukagera muri salo, uraba utari ku igikuta, uraba utaragikubita ku gikuta. Yego, ngo usinzirizeho gatoya, ugenda usinziriye, urebe ko impamvu utakubita ku gikuta. Nuko Satani rero yahumije abantu mu byaha. Iyo abantu barebesha amaso y'umubiri babazi ko bareba, reka da bahumye kera. Ngo kagire Satani yagushyire mu byaha, araguhumisha ntumenye ikibi n'ikiza, kandi uri umuntu mukuru. Birababaje n'agahinda. Rero Imana ibwira Abisirayeli ngo nimukanguke, bari basinziriye. Ubu isi yasinzirije abantu n'abandi. Kubera iki? Ibihe bagiranaga n'Imana barabitakaje. Ahubwo barimo kugirana ibihe n'isi na Satani uyoboye. Nawe ngo Satani niwe kirongozi w'isi. Munabimenye cyane. Biranditse. Yabwiye ngo genda wasuguza iki? Ishano, kuko umwanzi agize gute? Akumanukiye. Bavugaga ndetse Satani. Ni Satani bavugaga. Ni umwanzi wagatsindwe n'Imana isumba byose. Rero na Yesu yavuze ngo uturinde umubi. Umubi ni Satani iteka ryose. Ariko Imana dufashe. Muri ibyo yavuze ngo ndashima Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza. Hariko cyane umwami Yesu wagiyemo, Imana ihimbazwe. Pelegonema, abantu benshi bagiye mu mva ariko ntago bacunga umwana w'umuntu. Ni Yesu wenyine wabikoze, Imana ihimbazwe. Rero biri tubwiye neza, yasogose cya kiyoka Toriya Bishirima yakurwaniriye, Shalama ndoze kutefo. Ona ntagiza gusogota, kuko wakurikiye umwanzi Satani kugira ngo ukore ibyo Satani ashaka, ntiwakora ibyo Imana ishaka. Ese niko handitse igice cya 16 havuze ngo mwihage mwiboneze mukuru bya byaha byanyu, nimwanga mukanga kumvira inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko nimwemera mukumvira muzagira ibyiza byo mu gihugu. Mwijuru harimo ibyiza byiza cyane. Mwijuru harimo ibyiza cyane.
bibikiye abera. Igitabo cya Samweli yavuze neza, bene Eri yari umutambyi, abana be nabo, ubwo abana bari abatambyi nyine, nabo urabyumva. Eri afite abana ngo bakora ibidakwiriye mu nzu y'Imana, bakazana ibitambo bakabijonjora bakabirya, bagasiga ibitambo babiriyeho bagasamanya n'abagore. Finiyasi agira ishaka, araza bakubita amacumu ahinguranye n'ubutaka. Murabyibutse? Ubutambyi Imana ibuvana kwa Eri, irabwimura kabisa, ibasiga amabyi kuko batujije izina ry'Uwiteka. Ngo nuko abantu bazinuka igitambo cy'Uwiteka, bazinuka gusenga. Ubu abantu barimo kuzinuka Imana kubera abantu bo gukora ibyaha mu nzu y'Imana, bagatuma abandi batinjira. Iyo abantu basinziriye n'ibyaha, iyo abantu basinziriye bakora ibidakwiriye mu maso ya Kristo. Kubera iki? Basinzirirwa n'ubuhenebere bwa Satani bubajyana mu kaga butoroshye. Imana idufashe. Haleluya. Kandi bene Eri bari bigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Yewe data we. Rero igihe abantu bazi ko basenga, bazi Imana, batayizi kabisa, ngari bigoryi. Nesa Dawidi havuga ijambo ryiza, muravuga ngo biri yatukanye. Hari ibigoryi pe, birivuga byinshi bigoryi. Na muri Zaburi harivuga ijambo ryiza. Ibice y'abari mu ijana, oya, ibice hafi 119 haravuga ngo ugenda mu nzira atunganye ntacyo ubugoryi umuntu akora. Rero ijambo rivuga neza, iyo rivuze umuntu ngo ikigoryi aba ari ikigoryi. Iyo rivuze umuntu umusambanyi, umusambanyi. Iyo rivuze umuntu ukaga ufite inzira zigoramye, ziba zigoramye, ntabwo biri cica ku ruhande, ntabwo ibera. Abantu baba bari ibigoryi mu maso ya Kristo bakabagira beza. Ariko bakagira abantu bapfe bahagaze bakagira beza, ntabwo Yesu abyitiranye. Bene Eri rero bari ibigoryi kandi ari abatambyi. Abatambyi ni abashumba, abapasiteri, ubutambyi bw'umurimo w'Imana nyine. Ngo bakoraga ibyaha mu nzu y'Imana, abantu bakaza gutamba ibitambo, ngo bafite icyuma kijombamo mu isafuriya kikazana inyama, bakazirya, bagatamba ibitambo by'amagufa. Muri kino gihe bisobanura iki rero? Ni muri cya gihe bazana amaturo, bakayazana, maze abatambye bakayarya, bakajya mu bidafite umumaro bakayarya, bakajyana mu byaha, bakayakoresha mu byaha. Ubwo urumva ukuntu baba babaye ibigoryi? Ari kugira ngo bakore iby'Imana ishaka bakajyana mu byaha. Ngo abantu bahita bazinuka Uwiteka kubera iki? Abatambyi n'abana ba Eri. Niko biri yavuze. Muze kuhasoma haranditse. Umurongo wa 17. Ngo nuko icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, gitera abantu kuzinukwa ibitambo cy'Uwiteka. Biranditse. Ngo bakoraga ibyaha isareba, bakajya babwira ati se abana bawe ko bamaze umurimo w'Imana ko barimo kuwangiza, ntabacyahe. Muri kino gihe gucyaha abantu rero ngo haretse ibyo, bahita bahamagara leta. Ariko kagira Imana ngo yambongamiye, arambwa ngo nkora ibi ngibi, ngo mve muri ibi. Leta yanagowe kabisa. Imana irabihanisha, mugajya guhamagara n'ibitabareba, n'ibyo abana batabareba. Biteye n'agahinda kabisa. Ngo n'uburenganzira bwange, uburenganzira bwawe bwo gukora ibyo Imana idashaka. Ubwo watumye na Satani ntabwo Yesu wagutumye. Ariko iyo umuntu yasinziriye ntabwo yumva, kuko ni nako ijambo ryavuze ngo kanguka. Rero iyo umuntu yasinziriye akora ibidakwiriye, ko Satani aba yamuyobeje. Rero na bene Eri bakoze ibidakwiriye, biravuga ngo yabasize amabyi, cyangiro gitoroshye kabisa, kuko bakoze ibidakwiriye mu maso ya Kristo, bagahisha izina ry'Uwiteka, abantu bareka Imana kubera bo. Uwari watukisha izina ry'Uwiteka, abantu bagatuma badakizwa, bagateza umuraba mu bandi. Kubera iki rero? Kuko Satani yarabayoboye baramwumvira, ariko Yesu yabayobora bakanga. Umunsi umwe Gideyoni bize kumubwira ngo nabayobore n'umwana wabo,
ngo azabayobore n'umwana we n'umuhungu we. Aravuga ngo ntabwo ari njye uzabayobora, si umwana wanjye uzabayobora, ahubwo Uwiteka ni uzabayobora. Barabyanga. Rero icya mbere kiri ngombwa, iyo abantu baze korwa n'Uwiteka bayoborwa na Satani. Nuko byubatse ubundi. Abantu iyo banze Imana bakunda Satani, nibyo ntuzashakira ahandi. Uwanze rurema wakuremye akunda Satani kiremwa. Kandi Satani ni umwanzi w'umuntu iteka ryose guhera mu ijuru. Imana dufashe tujye neza mu izina rye. Kanguka wambara imbaraga. Bene Eli bakoraga umurimo w'Imana w'ubutambyi, ariko nta mbaraga bafite z'agakiza zo guhamya. Bagakora ibyaha, bagasambanya abantu mu nsengero. Byatangiye kera, ntabwo ari by'ubu ngubu. Ahubwo ubu byaragwiriye cyane, naho ibyaha byatangiye kera. Byaradubuye cyane. Satani yarabafunguriye kabisa, biragwira. Satani abona umusaruro. Kandi ubwo ngo bahagarariye Imana. Tekereza guhagararira Yesu, Satani akunguka. Utekereze kabisa. Aho kugira ngo wagutumye yunguke, hakunguka Satani. Yewe data we, birababaje ufite n'agahinda. Ufite n'agahinda pe. Rero Imana itugarukaho, igaruka mu murimo wayo, ko ibyatumye umurimo wayo utukwa ni byinshi. Ngo bakajya baja buri nyama bakazirya, bagasambanya bazanye gutamba ibitambo. Yewe Imana bakayitambira amagufa. Ariko kagira Imana. Agasuzugo karagwira kabisa, karagwira. Barubahutswe neza, isoni zibavaho bakora ibidakwiriye. Na n'ubu kandi abantu kugira isoni byarabatangije. Gukorera Imana abantu bahinda umushitsi byaranze. Guhinda imishitsi no kubaha Imana. Mutagira guhinda umushitsi no kwa kuno umuntu ategwa nk'umuntu warwaye malaria arimo gutengurwa ngo nuko gutinya Uwiteka no kwirinda ibyaha. Utazatigita nk'warwaye malaria ngo barimo guhinda imishitsi imbere y'Imana. Guhinda imishitsi no gukorera Imana uyitinya, uwirinda ibyaha, niko gutinya Imana. Ariko iyo abantu bakora Imana bakora ibyaha, baba batinyutse Imana, bayubahutse. Kandi kamenyero yishe nyirako. Ibintu abantu bamenye baje bakoreho. Imana ibwira Abisirayeli rero ababurira. Bene Eli bahuye n'akaga gatoroshe. Na Eli ubwe irenda ituma Samweli avuga ngo ibintu bizaba mu nzu ye. Akaga agiye guhura nako, Deboshita vonema. Kaga agiye guhura n'agatoroshe kubera ibyaha by'abana be. Bamuhaga ubutumwa atabana barimo gukora ibyaha mu nzu y'Imana, ntaje kubabwira, timuri mu biki. Ntaje kubabwira. Barabirundanya, barendaho Imana imanukira. Reka Yesu yizire rero. Haracu wambaye. Ibyo bisengo ni mukanguke rero. Iyo abantu basinziye ubabwira Yesu ntibumve. Ko Satani cyashinzwe no gusinziza abantu mu bwonko n'imitima yabo akayitwara, bakagenda bahagaze gusa nta mitima bagira. Iyo tuvuze umutima, ni umutima uri mu bugingo wicamo Imana rurema. Rero umutima uticayemo Yesu, Satani arawukontora nk'uko umuntu atwara imodoka. Ubwonko butabamo ijambo rya Yesu, habamo umwijima wa Satani. Uko bigenda cyane kandi ko Satani akunda kuyobya ibitekerezo by'abantu, kandi ubwonko bw'abantu bwayobye umutima biba byarangiye. Kuko ubwonko butekereza bushyira mu mutima, umutima ugashyira mu bikorwa. Rero ubwonko bw'abantu iyo Satani yabufunze burimo ibindi kugira ngo bumve Imana ni ikindi. Naho ujya mvuga umuntu ngafunze umutwe. Kavuga se umuntu afunze umutwe ate? Bawushyizemo ingufuri, harimo igipangu bikagucanga. Naho Satani wawufunze. Ntibyoroshe, Imana ihura abantu bayo birakomeye. Rero bihano by'ibyaha birahari cyane. Mu byaha bitandukanye Satani akoresha ikuzimu ahanisha abantu. Ni byinshi ibihano byabyo. Reka tuvuge bikeya. Umuntu ugira amagambo cyane bafata icyo bita ferabeto, bagacisha mu rurimi mo hagati, bagakurura nka metero 5 utambitse, bakarukwega kandi uri hejuru y'umuriro. Bavuga ngo ngera uvuge amagambo utekereza nka metero 5 cyangwa 10, bacometsemo ferabeto barimo gukwega.
urimo barakwedura ukagira ngo mbese ni ikiziriko kiva hakurya kikambuka hakurya. Kandi uri hejuru y'umuriro bagukubita kabisa. Cyo ni igihano cy'abantu bavuga amagambo menshi, babesha, bateranya abantu. Ubwo kandi n'ugusogongeza igihano cya kitaraza ni welcome w'abagore urimo kuguha. Abarozi bagomba kuba barimo kubacanira umuriro mu ntoki zabo no mu kanwa kabo, kuko nta muntu uroga atavuga. Ni umurozi yaroga bavuga amagambo, gomba kugucanira mu kanwa, bacana n'ibiganza ugatongera uroge utongere turebe. Babitoroshye cyane. Kubasambanye, ibyo ni ibihano by'ikaze, kandi igihe cyo umuriro cyangwa igihe cy'ibihembo cyo kurimbukana Satani cya kitaraza ni welcome waguha. Ngomba gusambanya abantu bose usanzeyo, kandi baguhagarika bagukubita, bagusita ibicumu mu gitsina hose, bakubaga, barakubaga sapurusa, bavuga ngo ngera ubisubiremo neza sambare turebe. Ibihano ni byinshi cyane. Abanywi b'inzoga baguha inzoga, waranyweshaga icupa, waranyweshaga igikombe, ikintu cyose unywesha hano mu isi ugisanga bagugitegure cyane kuzimu. Niko bigenda. Biravanga ibyo umuntu azakora nibyo azahemberwa. Bakwakiriza inzoga irimo acide ifite umuvuduko cyangwa icyo ifite ubukana buri hejuru ya dogere 1000. Reba acide iri dogere 1000. Bivuga ngo urayinywa ikahita ikwarura byose imena hasi, amara n'inyama zose ugasigara amagufa kandi udapfa. Babikaze cyane. Urazinywa bakazigusukamo uri acide ikomeye inzoga cyane. Yewe banavuga ngo inzoga si icyaha, birambabaza cyane n'akaga Satani bafite iki. Twone uduhano twibanze bagwa ngo welcome, ibihano bitaraza. Nagashimwe Satani barimo kukwakiriza. Shalabini forema, abantu bitukuza barakubaga bakaguteka, kuko ngo uburyoshye uri kirungo cya Satani n'abadayimoni, bakaguteka kandi udapfa, bakajya bakurya kuko ngo uburyoshye cyane uwarisize ibintu byabo nyine bakoresha ukiri hano ku isi. Twone uduhano twibanze, abasuka menshi ku mutwe, kuko ufite za nzoka genda zimenagura wa mutwe wasutseho, ziwudomagura, zibugupfumura, bagupfumuramo icyo bita ibiganza bifite inzara zingana nka ferabeto, bagupfumura mu bwonko. Kandi za nzoka wisukishije ya meza menshi nizo zo zikwibagira, zikavuga ngo ongera usenge turebe. Wowe usenga usutse ufite ibibazo bitoroshye bazaguhanisha ibyo washizeho. Ni byinshi cyane ibihano, ni byinshi cyane, ni byinshi cyane 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 cyane. Umukozi w'Imana uvuga ijambo ry'Imana yarakoraga ibyaha akavamo nk'uko adakijijwe. Ibihano baguha byo ntabwo byoroshye, ko umukozi w'Imana bari bori kuzimu cyane 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 cyane, baraguhana ukavuga ati kuva nabaho kabisa. Rero iyo abantu batazi ko nyuma y'ubuzima hari ubuzima, ni iki kibazo, kuko uyu muntu asinzirirwe na Satani ntamenye ko uyu muntu apfuye atangira ubundi buzima. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima cyane bikomeye cyane, bwaba bubi cyangwa bwiza buragutegereje. Rero Imana idugufashe mwene data, ikugire neza, bundi busha bundi busha bundi busha torezo menema. Imana ikugire neza. Biri buzambo ryiza ngo kanguka. Ibihano ni byinshi tuzabigarukaho, ni byinshi cyane tuzabigarukaho. Abare baza porono yeba baguvanamo amaso, bagora televiziyo bakavuga ati ongera urebe, bakuvanamo amaso. Abantu kunda kureba ibintu bya porono n'ibindi bikoze isoni witeka byose, ibyo ari byo byose bakunoguramo amaso, bakavuga ngo ongera urebe ibyo warebaga. Satani nta mishinyiko, yanga ikiremwa muntu, ariko abantu baramukunda si ikibazo. Rero Imana igufashe mwene data uri hose mu izina rya Yesu, ikugire neza. Ibihano ni byinshi cyane kuzimu, kandi iyo ni welcome. Ibihano biba bitaraza ku gihe cy'imerwa kitaragera, ni welcome. Ni kaza barimo kugwa, turakaza neza mu bantu ba Satani. Birabaje tene n'agahinda bunji busha. Abasiga inzara bose bidekora, bazivanamo bazihondagura bagukatagura, tebaga batongera wisige, ongera wisige. Hariya urunyo nta nugo rupfa, ari urunyo. Kuzimu ntago rupfa runyo.
Ubutumwa bw'ikuzimu ni bwinshi cyane dufite, ni bwinshi cyane 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 cyane, ni bwinshi cyane. Abantu bajya muri Onapo bagukoresha igihano gikomeye cyane, gikomeye cyane, bagutwicisha amabuye mu nda, ugatwita amabuye uyabyara ako kanya ashushe, utuma shiri dutunda. Barakubwira amagambo ngo wanze kumvira wa mbwa wasengaga, wanga kubyara nk'uko Imana yanyu yabitegetse, ngwino tubyare hano ikuzimu kuko wanze kubyara ukiri mu isi. Ukajya ubyara amabuye ashushe buri kanya, uboroga nta kirengera kandi ufite. Ubyara itanura ry'umuriro. Bene data rero, isi irabashuka namwe mukemera, ni kaze kanyu. Mubure gukizwa hakiri kare. Birabanga mugomba gukizwa muri byose. Muri byavuze ngo ndi umukristo muri byose kugeza kugupfa. Ntabwo avuze ngo ndi umukristo muri ibi, ngo ibi ngibi wapi. Ngaberwa n'umwuka n'abana b'Imana ku ijambo ry'Imana rivuga Yesu agufashe abagire neza. Abashaka kuzajya bavuga ngo bazandike muri komantere bandike buri cyaha cyose, bazi igihano cyacyo, tuzabibabwira birahari cyane. Ubutumwa burahari cyane cyane, buri gihano cyose cyagirana cyacu gihe gihano cyacyo. Kandi ubwo umunsi urubanza rutaragera, ubutaragera muzanyandikire mumbaze buri cyaha n'igihano cyacyo, tuzababwira ibyo Satani abaha iyo umuntu apfuye atagiye mu ijuru. Tuzabibabwira rwose, ubutumwa burahari cyane. Reka dusenge Imana. Bene data mu izina rya Yesu, aho wari uri hose warasinzwe n'ibyaha, kandi bene Eli bahuye n'akaga gatoroshye kuko bakoze ibidakwiriye, batuma abantu badasenga Uwiteka kubera ibyaha. Hari benshi watuma bakizwa ku bwawe kugira ngo ukanguke ugire agakiza, wambara imbaraga z'agakiza. Imbaraga zaragushiranye, ariko Yesu ari kuneha imbabazi kugira ngo yongera kweza gutunganye, kugira ngo ukizwe neza, kugira ngo uko Yesu agiye kuza gutwara itoro nawe ntuzasigare, kugira ngo utazajya muri bantu b'ibihano bitoroshye. Kandi aho wagiye wumva ijambo ryose mu rusengero, mu byumba bitandukanye, aho wagiye ukurikirana ijambo ry'Imana ku YouTube, Satani icyo gihe azabikwereka ati ahanga ntibavuze nino jambo bino ngo uzabireka kuko utabyumviye. Aho wasengeye hose Satani akwereka ahantu wicaye n'ijambo basomye, akavuga ngo kutabyumviye ngwinore wanya oranyumviye ngewe Satani ngo nkwereke. Muzamucikira he? Ibintu byose birandikwa, nta na kimwe hano mu isi kitandikwa kidakontororwa, cyaba kiza cyangwa kibi gifite ukiyoboye. Rero wibwira yuko amaso y'Uwiteka atakureba, wibwira ko Satani atakureba aho uri hose n'ibyo ukora, ufite ibibazo bitoroshye. Garukira ngaho Yesu umukurikire bundi busha, utumbire Yesu umusaraba, uzuke Yesu akuzuru kuko ubugingo bwawe bwarapfuye. Yekolebo ya sakita, Satani agusinzije nawe uremera, ayandi Yesu yaje kugira ngo dukanguke, kugira ngo nawe tutazanibuka. Imana ikugire neza. Abicanyi, abantu bagira ubwicanyi, haba bwica mu mutima cyangwa abicanyi bamena amaraso atayo rubanza, Alabini fafite ibintu byabikuzimo babakiriza, bitoroshye cyane. Babavanamo icyo bita imitima yabo. Imitima yabo irya bakavanaho n'icyo bita amaboko yabo, imitima yabo n'amaboko yabo. Babagagura bavuga atengera wice, kuko nta muntu utisha atashyire mu mutima, nta muntu wica atakoresha amaboko cyangwa ubwonko. Kuvana mu bwonko n'imitima bagashyira hari bakubaga kandi udapfa, no gusakuza nta kirengero ugira. Ibihano ni byinshi cyane, birahari byinshi cyane, kandi Satani iteguye kugira ngo ahane benshi kuko banze kumvira Uwiteka Imana bakumvira Satani. Imana dufashe tujye neza mu izina rya Yesu. Nakagaruka mu ijambo ry'Imana kadusenga Imana, kuko icyambere kiri ngombwa abantu isi irabajijisha bakabazi ko ubuzima barimo gusa, ariko mwino se ubuzima bwabo yipfuye utangiye ubundi buzima bwiza cyangwa ububi. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kukiranuka nk'Imana. Aya masaha y'umugisha nyagasani uhimbazwe ijambo ryawe, tweze utunganye mu izina rya Yesu. Rebi eneta uzura abantu ubugingo bwa benshi bwapfuye, kugira ngo abantu bakanguke nyagasani, bakangukire mu ijambo ryawe, kugira ngo bakangukire gukiranuka, bakangukire mu gusenga mu izina rya Yesu. Butatu bw'Imana data twese umuje ubugota abantu bawe bundi busha. Imana ihimbazwe cyane, ngo abantu nabo bagire neza. Ndabasengeye kugira ngo Uwiteka we beneta bave mu bugoryi, nkuko nyagasani bene Eli bari ibigoryi batazi Uwiteka. Abanini bakuza Uwiteka,
buriya abantu bazi isi na Satani gusa, na Satani ntibamuzi, ariko Yesu waje mu isi kugira ngo tumenye umucyo wa Nyagasani tuwugenderemo, ngo abana tutugende neza, utuvane mu bugoryi bwose kugira ngo dutungane ubudasiba izina ryawe. Urago turagushimiye, tanga imbaraga n'Umwuka Wera, turagushimiye ko ubikoze kandi tugende neza muri byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amina. Imana Data twese bamugisha bagire neza, kandi Yesu abakure mu bugoryi kutamenya Uwiteka uw'abantu Satani yabajijishije kugira ngo batenye Imana rurema, ariko Yesu arahari kandi acyakora. Ongera utumbire Yesu, umusaraba urahari, kandi utumbire ijambo ry'Imana, uve mu byaha ukanguke. Yesu afite gahunda yo kugira ngo akugire neza, akwejeshe amaraso ye, ukizwe ibyaha byawe, kugira ngo utazahanwa mu wazahanwe na Satani, kandi kugira ngo utazarimbuka iteka ryose. Rero nakagaruka mu ijambo ry'Imana ukanesa mukorosheya. Yesu bamugisha cyane. Shalom shalom, turi kumwe.